hello mu VIP. Ujye wumva abantu bavuga ngo umwaka mwiza nawe ukumva ati yes uyu mwaka ugiye kuba wanjye, uyu mwaka n'ibintu tuzakora ibintu bikomeye. Abantu baba excited cyane ku mwaka ugiye gutangira. Ariko se umwaka ntushobora kubera mubi nk'uwashize. Reka uyu munsi turaza kuganira ukuntu ushobora gupanga umwaka utangiye ukabasha kuwuhindura byanze bikunze ukawuhindura ukakubera ni mwiza bitavuye ku kintu na kimwe kiri hanze ahubwo bivuye muri wowe. Uyu munsi niyo turi buze kuganira ukuntu wa setting umwaka wawe ukawubonamo ibyiza. So let's go. Nongera kubasuhuza abakunzi ba VIP TV, aba VIP murabose murakomeye. Nongeye kandi kubifuriza umwaka mwiza mushya muhire ko turacyari mu kwezi kwa mbere, no kubifuriza mpaka ubuzuyemo. Ariko ikindi kintu nashaka gukora uyu munsi ni ukubanza no kubashimira cyane kuri support mwaduhaye, abatwandikira, abadukubita message kuri WhatsApp mukadushima. Thank you so much. Niyo mpamvu nkora ibi ngibi no kugira ngo mwese mubashe kuvuga duti hari ikintu at least twize, hari ikintu twungutse. So thank you so much for your love and support. Ni ukuvuga ngo nawe niwe rero urareba iyi channel bwa mbere, ni channel tuvuga gusa kwiteza imbere, kwigura ubwenge, ubumenyi, business ndetse na entrepreneurship. So niba ukunda ibiganiro nk'ibyo subscribe hanyuma ugumane natwe. Hanyuma rero ikindi kintu nacyo igihe twakoze ubushize kuko wasevinga taxes hano muri Canada no muri Amerika no muri Canada, abantu baragikunze cyane. Abenshi bansaba yuko tuzakora part 2 none ivuga kuri deduction zo kuri business. Ni murindire gatoya twahisemo ko kora ku kiganiro cyaba kirekire kizaba muri webinar izaba icyumweru gitaha. So VIP webinar twarumvikanye ko izaba iki cyumweru itariki 17, twayimuriye ku itariki 24 kugira ngo dushiremo niyo party ya business deductions. Zivuga ngo rero abatariyandikisha muri webinar nimwiyandikishe muzaze, it's a free webinar, nimuze tuganire twungurana ubumenyi. Byose amakuru mushobora kuyasanga kuri website cyangwa se kuri WhatsApp group yacu. Hama rero tutangira video y'uyu munsi. Video y'uyu munsi tubuze kuganira. Video y'uyu munsi uko nababwiye kare turaza kuvuga kuri New Year's resolutions cyangwa se ama goals cyangwa se intego, vision umuntu aba afite buri mwaka iyo uvuye mu dukinjira. Abantu benshi umwaka urangiye ugatangira baranezerwa cyane bavuga ati uyu mwaka ni wanjye, bano bati uyu mwaka ni wanjye, uyu mwaka ni wanjye. Tukumva turanezerewe, tukumva hari ibintu byinshi tuzakora, tukumva tugiye guhindura isi muri uwo mwaka. Abana bafite akazi ati uyu mwaka ni umwaka wanjye. Ibintu byose ni byiza. Umugabo witwa Bill Gates yaravuze ngo we overestimate what we can do in 1 year, but we underestimate what we can do in 10. Muyandi wagicishetse kuvuga yavuze ngo akenshi dushira hejuru cyane ibintu tuzakora mu mwaka umwe ugiye kurikira. Ngo kinyamara ntitwite cyane ku bintu byinshi dushobora gukora mu myaka 5 10. Kubera iki? Abantu benshi balakinga planning, nta n'ushaka kwicara ngo apange ashireho ibintu bimwe na bimwe, ahubwo tugendera mu kintu cyo kumva umwuka ucyo tukaryoherwa cyane ati umwe kugiye kuba wanjye ariko nta plan, nta vision, nta goals. Uyu mwaka rero ndagira ngo tuganire ubu nona ukuntu 2021 yaba iyawe. Ese uyu mwaka waba waricaye wandika ibintu ushobora kuzageraho, ushaka kuzageraho muri uyu mwaka 2021? Ngiye kubaha urugero kuko wandika ayo goals neza, hanyuma ndenza mbabwire ku makosa abantu benshi bakora iyo mwaka utangiye. Hanyuma noneho nze no kurangiriza mbabwira amagoals amwe namwe ngiye nafashe muri uyu mwaka, hanyuma byibuze turebe ko twabasha kungurana ubwenge. Hanyuma namwe ndaza kubasaba ayo mwakoze, ayo mwavuze, ibintu mwavuze mushagara muri uyu mwaka muzabyandike muri comment, hanyuma tubashe kwigishanya. So let's go. So mbere rero yuko ntangira nkavuga amakosa amwe namwe abantu bakora iyo mwaka utangiye, ndetse nkarababwira na zimwe mu goals nafashe kugira ngo tubashe kwigisha ukuntu bakora goals y'umwaka utangiye. Reka mbabwire statistics zimwe na zimwe nakuye ku kinyamakuru cya MSNBC cyanshimije cyane. Izo research zakozwe n'iyo televiziyo. Hanyuma bavuze ko mwaka wa 2020 umwaka ushize goals 3, novuga ngo ibintu bitatu abanyamerika bashaka gukora mu state yose atandukanye. Ikintu cya mbere cyabonye amajwi menshi muri resolutions bafashe cyari exercise, gukora exercise no kurya ibiryo no kurya neza. Ngo icya kabiri cyabonye amajwi menshi mu state yose yari ugusevinga amafaranga. Hanyuma icyanyuma cyari ugutravelinga, abantu bagatembera bakaryoherwa. Hama muri uyu mwaka mushyashya rero ni igitangazo byarahindutse. Muri mwaka wa 2021 barebye ko basanga abantu benshi mu state yose atandukanye ikintu cyabaye cya mbere ngo ni ukwiteza imbere, kwiga ubumenyi, hanyuma na finances. So mu yandi magambo ni self improvement yabaye iya mbere.
murareba nta nubwo yari kuri liste igihe gishize umwaka ushize ariko ubu ngubu ni iya mbere. Icya kabiri umuntu gutravelinga kuko urumva abantu benshi bamaze iminsi bari muri guma mu rugo bakumbuye gutembera. Hanyuma icya nyuma kuri iyi ntuza ni exercise cyangwa se gukora siporo. Hanyuma rero hari ikintu kasekeje ngo ikintu cya kane abanyamerika benshi bahurijeho bakeneye ariko iki kintu kikaba gifite ngo cyarabonye amajwi menshi cyane muri Alaska no muri Vermont ngo no kubona umuntu ukunda cyangwa se kubona inshuti. Muri zo state rero ko ebyiri hari ubukonje bwinshi urumva ko bakeneye ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Kubera inshe kuvuga ibi bintu kubera ko iyo izi research bazikoze basanga ngo kera abantu kushuriza muri 2020 abantu bakoraga goals nk'izo ngizo ariko ngo kubera ibintu byabaye muri 2021 basanze ngo aba millennials ni ngo abantu bafite imyaka 40 kumanura abantu bakiri batoya abantu bakiri abajene basanze goals zabo za mbere no kwiteza imbere no gushaka kwiga ibintu kubera iki VP reka rero bavu banze babwira amakosa abantu bakora bitangiye umwaka. Ibyo rero bituzana mu kureba amakosa ya mbere abantu bakora iyo binjiye umwaka mushyashya. Ikosa rya mbere abantu bakora iyo binjiye umwaka mushyashya bibaza ko bagiye gutera imbere ibintu bigiye kuba ibintu byabo bigiye kuhinduka kandi ntibakora iki batize ubumenyi na bumwe. Ni ngo kutiga cyangwa se kutiyungura ubwenge mu bumenyi bumwe na bumwe cyangwa se kutalearninga new skills. Iri ni ikosa abantu benshi bakora. Ntabwo ushobora guhindura ngo umwaka wawe umwaka utandukanye n'uwo warangije kandi ukizi ibyo wari uzi uriya mwaka ushize. Urumva ngo ugomba kugira ikintu wiga ugomba kugira ikintu ushira mu mutwe kugira ngo byibuze ubashe uyu mwaka kukubera mwiza kuruta uwashize. Niyo mpamvu mwayibonye ko ubu ngubu abanyamerika abantu bakiri batoya kubera 2020 bababaje babonye yuko uyu mwaka no kwiga ama skills. Abatari bazi Zoom barazize ari ibintu byinshi twabaye forced kwiga. Sivuga ngo uyu mwaka ikosa rya mbere bakora no kutiga skills iyo binjiye umwaka. So ikosa rya kabiri abantu bakora iyo binjiye umwaka mushyashya ni ukudahindura abantu babari iruhande cyangwa se abantu mu buzima bwabo. Kutareba abantu bamwe na bamwe uvuga uti nkunda ngewe yintuze vuga ngo uri average y'abantu batanu bari close kuri wowe. Vuga ngo abantu batanu yaba bakuru yawe barumuna bawe bashiki bawe inshuti zawe umufasha wawe abantu inshuti abantu mugendana abantu mukora abantu muri close abantu bakuganiriza ibintu muganira mugishanye inama muvugana buri munsi. Abo bantu batanu nguri average yabo uvuga ngo ibyo bazi n'umenye bwabo bishize ku kigereranyo ngo nawe niko uri. Uvuga ngo iyo uri kumwe n'abantu bafite ibyo bakurusha uvuga ngo nawe urazamuka byanze bikunze. So uvuga ngo rero VP reba abantu muri kumwe reba abantu bari iruhande rwawe abantu muganira abantu bungurana ubwenge nusanga nta kintu bakurusha ahubwo ugasanga ni wowe barusha ibintu byose no babwira bishobora kuba ari umwanya byibuze yo gutangira ko wavuga uti reka ndebe ukuntu nabasha kongera abantu mu buzima bwanjye bafite ikintu banyungura. Irindi kosa abantu bakora ni ukudapanga ibi bishobora kuza mu mwaka cyangwa se mu cyongereza nakwita not to plan for worst case scenario. Ni ukuvuga ngo hari bya bintu bibi bishobora kuba akenshi ntabwo tubipangira ngiye nkunda akantu kuvuga ngo expect the best but prepare for the worst. So ni ukuvuga ngo yes ni byiza cyane ko umuntu uri positive avuga uti ibintu bizambaho ni byiza ariko ni bibi bipangire uvuga uti niharamuka habaye ikibazo ese ndi ready kuba nagenda nkava Kigali nkajya Kabuga nkajya kubayo cyangwa se ndi ready kuva nava Bujumbura nkajya aho gushaka gupanga inzu ya make hano Gitega nkatangira ubundi buzima cyangwa se iyi skill niba ndi mu kazi akazi kagahagarara ndi tayari ndundi ga skill ya kabiri ku buryo ariyo yantunga. So ugomba kuba uri prepared for worst case scenario. Idi ni kosa abantu benshi badakora. So amerindi rero kosa abantu bakora binjiye umwaka mushyashya ni ukutareba ingesi imwe ugomba kureka. Yes ugomba kureba ingesi imwe ugomba kukwitinga. So kuri bamwe mwe wenda no kumara umwanya munini muryamye abandi muri ba TV abandi muri kuri social media abandi ni cya kintu vuga uti harakantu vraiment nshaka kugira. Ngiye one of the habit imwe nshaka kureka muri uyu mwaka 2021 kandi ngiye kwivugira ngo muzabimfashemo no kuryama kare. Ndashaka kwiga kuryama kare ndashaka kuva kuryama ntinze. So ni habit nshaka gutangira gukora. Ndashaka kureka kutaryama biranchanze ndashaka kureka kutaryama ntinze. Okay so nibyo ndashaka kuvuga. So urumva yo ni byiza cyane kureba habit imwe ugomba kureka uvuga uti hari ikintu nkora kitari kiza ifo kugihagarika muri uyu mwaka. Reka rero ba VIP babwira amwe mu goals
nafashe na areas zimwe na zimwe nafashemo ama goals muri uyu mwaka, hanyuma tujyane turebe ukuntu bakora goals iyo binjiye mu mwaka mushyashya. So rero uburyo nkora ama goals iyo ninjiye mu mwaka mushyashya ni uburyo nize ku mugabo witwa Zig Ziglar, ukuntu yerekana ukuntu ugomba kugira intego muri areas zitandukanye z'ubuzima bwawe, kuko izi areas zose zirakorana. Icyo nshaka kubereka, ngiye mfite ama goals amwe namwe nashizemo muri area navuga ngo ni y'ubuzima cyangwa se health, cyangwa se ibintu bijyanye no kwifata neza umubiri wanjye. Cya kabiri muri social cyangwa family, ni ukuvuga ngo hano noneho goals za famille cyangwa se z'inshuti n'abavandimwe n'ibindi. Hakazaho na goals za finances, ni ukuvuga ngo ukuntu ushobora kwiteza imbere mu buryo bw'ubutunzi, amafaranga. Hanyuma hakaza n'uburyo bwa nyuma bwa spiritual, kuri gihe mbona buri very important. Reka rero twinjire cyane cyane mu ma goals ngewe nafashe muri uyu mwaka. Intego rero ya mbere mfite muri uyu mwaka nawe wenda ushobora kureberaho ni ugushaka umuntu wanyigisha ibintu bimwe na bimwe ntarinze. Ni ukuvuga ngo ugenda mfite kugeza ubu ngubu aba mentors bashobora kuba bazi cyane cyane ibintu bya real estate, nari ndimo na business, nari mfite batatu, ariko ndashaka kwinjira mu yindi area imwe y'ibintu bya venture capitalism. Ndiho ndashaka rero umuntu wamfasha muri iyo area. Sino kuvuga ngo umuntu ushobora kumentoringa muri ubwo buryo, uvuga ngo umuntu ushobora kuadinga value mu buzima bwanjye bw'ibintu ntarinze. Uvuga ngo nawe ushobora kureba ugasanga area imwe n'imwe mu buzima bwawe, ugasanga ninde muntu ashaka wamfasha muri iyi ntuza, akambera my mentor, akambera inshuti, akambera umuntu wamfasha muri kino kintu. Indi goal ya kabiri ni goal nayo ijyanye n'ibintu bya family na social, ni ukubasha kuba naspending umwanya mwinshi cyane na my family, umuryango wanjye, nkabasha kugira umwanya uhagije. Nivuga ngo icyo nacyo ni ikintu abantu benshi bashobora gushira nabo bashira mu goals yabo. Ikindi kintu cya gatatu nashize mu goals njye muri uyu mwaka ni ukongera umwanya nkora exercise cyangwa se sport, cyangwa se no gufata neza umubiri wanjye. Iki ni ikintu abantu benshi badakunze kwibaza, cyane cyane abantu baturuka mu bihugu byacu, ariko uyu mubiri ni umwe Imana yaduhaye kandi nugenda biza birangiye. Sinovuga ngo ikintu cyose bakigurira gifite ntuza spare part cyangwa se pièce de rechange, ariko umubiri wawe ntayo. So no kuvuga ngo amagoals amwe namwe nko kunywa amazi menshi, ko exercising, ibi ni ibintu ugomba kuvuga utirika bishire mu nuza kandi ugire na plan kuzajya bikora. So kimwe mu bintu ngewe navuze muri uyu mwaka mu buryo bwa health wise, nkora sport iminota 45 buri munsi kwa mbere kugeza kwa gatanu, ariko ndashaka kongeraho iminota 20 nijoro. Iyo minota 20 nzayikora gute? Kugira ngo nicare ndebe televiziyo ndaganira na famille, ndashaka byibuze kuzajya nkora car walk, ndareba TV, cyangwa se kuba nakoresha igare, cyangwa se nakoresha treadmill. Ako nakantu, cyangwa se just kumuvinga buriya wasanga umuntu ashaka kureba televiziyo yinanura, ariko just nkongeramo akamuvuma. Iyo ni goal yanjye ya gatatu. Indi goal ya kane rero twagira nk'aba VIP ni ukongera income yacu. Ni ukureba amafaranga wakoreye mu 2020 kuvuga uti ni gute nakongera amafaranga nakoreye mu 2021. Ushobora kongeraho wenda nka icyo twakwita income stream, cyangwa se ati ni ubuhe buryo bundi nakongera gukorera amafaranga kugira ngo byibuze ndebe yuko narushaho narindi. Bimwe mu bintu wakora kuri iyi channel twavuze ama side hustles, cyangwa se ibintu wakora ku ruhande byinshi cyane. Aya ma video ndaza kuyashira hano muze kuyareba iyi video nirangira. Ushobora no kureba uti nuzihe skills, nuwe umenye ushobora kugira ngo byibuze binyinjirize ikintu kimwe na kimwe. So muri uyu mwaka tugiye kujyamo, ngende ndapanga kuba natangira indi stream of income nkayishira online, ku buryo wenda natangira. By the way, ba VIP ndonandika igitabo shaka kizarangira mwaka wa 2021. Icyo gitabo nkaba nagishira kuri Amazon, hanyuma byibuze icyo kikaba indi side hustle ku ruhande kandi iri passive. Hanyuma yindi goal ya gatanu mushobora kugira niyo kuzamura credit score. Abantu bari muri Amerika no muri Canada, very very important. Credit score yanyu byibuze ikagera muri hagati ya 50 na 800. So ibyo birimo mu kureba amadeni ufite, ukareba ukuntu wagenda yishyura neza, gufunguza credit card ukajya yishyura neza, ukareba byibuze buri kwa gatanu zanishyura amafaranga yose kuri credit card. Ibyo iyo ukoresheje ukishyura amafaranga buri cyumweru bizamura credit score vuba. Nabikozeho video birambuye, mfiteho n'ikiganiro kigisha credit na credit score ku website yanjye. Abagishaka ni mujye kuri www.karomba.com, muzahasanga iyo class yisaha, ibintu byose mugomba kumenya kuri credit score. Indi goal rero ushobora gufata muri uyu mwaka ni uko wagira umwanya wa quiet time, cyangwa se umwanya wa meditation.
iyi ni goal nshaka gukomeza gukora muri uyu mwaka, ndetse nkanayongera byibuze gufata isaha yaba buri gitondo cyangwa se yaba nimugoroba cyose ufite umwanya ukaba wabita quiet time cyangwa se umwanya wo gutekereza. Njyewe uyu mwanya ikintu ngukoramo ndicara nkakora icyo bita meditation, ngasenga, nkaba byibuze nakwiga ibyanditswe bimwe na bimwe, hanyuma noneho nkabasha kugira ingufu mu mwuka kugira mbashe no kugira ubwenge kuba nakora mu zindi areas. So no matter beliefs zawe, abantu benshi nakurikiranye hano banateye imbere, hari n'abakora yoga muri uwo mwanya, hari n'abakora ibintu bitandukanye bitewe n'imyizere yabo, ariko uyu ni umwanya ukomeye cyane mu kubasha gukuramo ibitekerezo biri muri wowe n'ibintu bikomeye biri muri wowe, kugira umwanya wo guceceka no gutekereza ku bintu bimwe na bimwe. So this is very very important. Amaro goal ya nyuma nafashe muri mwaka kandi nsabye VIP benshi gutangira gutekerezaho, ni goal yo kubasha kuba nakora long term investment, no kuba nafata ahantu shira amafaranga buri munsi buri kwezi, nibagirwa amafaranga y'igihe cyabukuru y'imyaka 20, imyaka 30 iri imbere. So no kuba ngo kubafunguza retirement account, ukaba wafata 401k ku kazi abantu muri hano muri Amerika, cyangwa se ukaba washira ahantu muri investment iri muri Afrika, shira amafaranga ahantu muri saving uyibagirwa uvuga utangaya na yanjye yejo no kura kavamo ikintu namara kuba menshi akavamo ikintu gikomeye, ushobora kwaguramo investment, kwaguramo inzu, just yashire ku ruhande saving long term. So ibingi byo saving a long term no ku investing a long term ni ibintu nabyo nakozeho course. So muyikeneye please muzatubwire. So VIP abagumanye nanjye kugeza ku musozo ngomba kuba aka bonus shaka kuba ahantu kugira kandi ka goal kanyuma ko gutanga. Reba ahantu buri kwezi ushobora gutanga. Ko gutanga rimwe na rimwe biradufasha kuba twabasha gutera imbere. So reba abantu bababaye uhere mu muryango wawe, ureba babakuze n'aba uncle n'aba auntie ushaka kuba babaye badafite ibyo ufite, ubahe ababaye ubahe. So rimwe na rimwe cyane ikintu kidufasha cyane mu kuba abantu beza kandi tukabasha gutera imbere mu buryo bwose. So VIP murakoze cyane kwa mwandukurikiye, murabizi ko mbakunde cyane, hanyuma tukomeje kwifuriza ibintu byinshi byiza migisha muri uyu mwaka mushyashya. God bless, bye bye na huta.